Yesu ashimwe cyane kandi twongeye kubaha ikaze mwese kandi turabakiriye muri uyu mwanya w'ijambo. Ndabizi neza yuko Imana igiye kubivugana n'imitima yacu. Ndabizi neza yuko Imana igiye kubivugana natwe. Utege amatwi yawe wumve urugendo rwawe uyu munsi ahantu rugeze, uri kumwe na Yesu. Tugiye kuganira ku rugendo rw'umukristo cyangwa urugendo rwawe na Yesu. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri turasoma ibice bibiri, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Icyari igihe Elisa agiye kuzamurwa n'Imana, muri Imana imujyana mu ijuru muri serwakira. Reka dusome. Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugali. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. 4. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara hano. Kuko nuko bajya i Yeriko. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera naratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Amen. Toro ry'Imana, tugiye kureba urugendo rwa Eliya na Elisa, ari rwo tugiye kugereranya n'urugendo rw'umukristo. Hari ahantu hane dusomye Eliya na Elisa bagendanye. Ahantu hane kandi hakomeye mu rugendo, kandi urugendo rw'umukristo hafite umumaro, hafite n'ubusobanuro tugiye kuvuga mu magambo makeya. Imana ishimwe cyane. Bibiri tubwiye ngo bahagurutse i Gilugali berekeza i Beteli, bakomeza i Yeriko, bava i Yeriko bagana i Yorodani. Imana yacu ishimwe cyane. Muri uru rugendo rw'umukristo tugiye kureba ahantu hane Yesu anyurana n'umuntu kugira ngo abe umuntu wishimirwa, cyangwa abe umuntu abe mu bwoko, cyangwa abe mu ngabo z'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ahantu twasomye hambere hitwa i Gilugali, Torero ry'Imana. Bibiliya avuga, muribuka mu gitabo ubwoko bw'Abisirayeli, Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli bageze i Gilugali, Imana yategetse abantu ko bongera gukebwa. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu aba bantu hari abantu bamwe bari baravukiye mu nzira batari bazi gukebwa, kandi muzi ko gukebwa ari ugukizwa. Paul yaravuze ngo gukebwa kugira icyo kumara iyo umuntu akebwe mu mutima. N'ubu mu itorero hari abantu dutunze, cyangwa hari abantu dufite batari bakebwa, basanze dusenga, basanze duhimbaza, ariko batarakizwa. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko umuntu yakwigira umubatizo, akaba umudiyakoni, akaba umupasiteri, ariko atarakizwa. Imana ishimwe cyane. Yesu ubwe yigeze kubwira abigishwa be 12, ababwira ko bose ngo baboneye, ariko atari bose, kuko harimo Yuda uzamugambanira, harimo na Petero uzamwihakana. Imana yacu ishimwe cyane. Gukebwa n'umurimo wa buri munsi. Bibiri tubwira umugani w'abakobwa 10. Hari 5 bari biteguye gusanganira umukwe, hari na 5 bari bahunike, cyangwa amavuta yabo yari yarakamye, yari yashize mu matabaza yabo. Imana ishimwe cyane. Toro ry'Imana, ese ndagira ngo ubaze nawe, ese niba twese tuba mu rusengero twarakebwe, intambara ziva hehe? Intambara zituruka ku ngeso mbi abantu baba barazanye mu rusengero.
Torero ry'Imana, nagira ngo ubwire ngo hari abantu bari mu rusengero ariko batigeze banyura i Gilugali, batigeze bakebwa. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo misemo guhora nyizwa, gukizwa n'ukweza ni urugendo rwa buri munsi. Dawudi we yaravuze ngo mu byaha nimo data yambyariye, ngo kandi naremanywe gukiranirwa. Yohana we yaravuze ngo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Haleluya. Torero ry'Imana, dukwiriye kunyura i Gilugali. Umukristo utaranyuze i Gilugali biramugoye kuba. Hari igihe umuntu anyura i Gilugali akisanga i Beteli. Yesu ashimwe cyane. Mu rugendo twasomye rwa Eliya na Elisa ngo bakomeze i Beteli. I Beteli ni mu nzu y'Imana. Muribuka igihe Yakobo yarahunze Esawu, arangije amaze kumuriganya umugisha, Bibiliya atubwira ngo agenda mu butayu. Iyo dusomye mu Itangiriro ibice 28 ku murongo wa 17, ngo aragenda mu butayu, aragenda araruha, ageze ngo agera ahantu yisegura ibuye, hanyuma Imana iramwiyereka, abona urwego ruturuka ku isi rugera ku ijuru, abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Urwego reka turufate nk'umusaraba bwoko bw'Imana, kuko umusaraba niwo uduhuza n'Imana. Ngo yari yiseguye ibuye, kandi muzi ko ibuye ari Kristo. Imana iramubwira ngo Yakobo we, sinzakureka nasoze byose nagusezeranyije, kandi nzakugarukana muri iki gihugu. Aravuga ngo data, ndatangaye kuko naryamye mu marembo y'Imana, cyangwa mu marembo y'ijuru. Torero ry'Imana, i Beteli ni mu nzu y'Imana. Hanyuma reka tuvuge ko nyuma yo gukebwa wagiye mu nzu y'Imana uhinduka umukristo. Ndagira ngo mbabwire ngo mu nzu y'Imana harimo ibyiza byinshi, hari imigisha myinshi Imana itanga. Salomo umunsi asenga isengesho yo gutaha inzu y'Imana, ahantu Imana yiyerekeye Yakobo, ni naho hubatswe urwo rusengero. Yarasenze isengesho rikomeye, ubwiza bw'Imana bwuzura aho hantu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Torero ry'Imana, iyo twibutse mu Kuva ibice 12 ku murongo wa 20:38, Bibiliya tubwira ngo ubwoko bw'Imana buhaguruka i Ramsesi bataha Sukoti, ngo abigenzaga ngo ariko ngo n'ikivange. Torero ry'Imana, hari abantu bagera i Beteli ariko bataranyuze i Gilugali. Haleluya. Umukristo asabwa kunyura i Gilugali mbere y'uko ugera i Beteli. Hari inshuti zaje zidukurikiye. Uko niko Abisirayeli nabo bahagurutse bava i Ramsesi, cyangwa bahaguruka muri Egiputa bataha i Kanani. Hari inshuti zabo zabakurikiye, hari abo bashakanye baje ku bwabo. Abo nibo batumye ubwoko bw'Imana bushyira mu butayu, kuko buri gihe cyose bahoraga bivovotera Mose, bahoraga bibuka amadegede, bahoraga bibuka imitsima idasembuye. Imana yacu ishimwe cyane. Bahoraga bibuka, igihe cyose bahoraga binangira umutima, bakavuga ati uko niko dufite n'abantu baje mu rusengero bahita baza mu nzu. Bari inshuti zacu, bamwe ni abadamu bacu, ariko ntabwo bigeze bakebwa, ntabwo bigeze banyura i Gilugali, bisanze nabo barageze i Beteli. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ubwoko bw'Imana tugomba kunyura i Gilugali, tukava i Gilugali tukinjira i Beteli. Nubana n'Imana i Gilugali ugakebwa, i Beteli naho muzabana n'Imana kandi mu migisha.
urugendo rwa Eliya na Elisa twasomye Bibiliya yatubwiye ngo bakomereza i Yeriko. Toro ry'Imana, kunyura i Yeriko birasaba kuba warakebwe neza kandi ukunda Imana n'inzu yayo, uhindutse uri umwana w'Imana, kuko i Yeriko ni ahantu Imana inyuza abantu bayo haba ubuzima bukomeye. Ni ahantu Imana igutunganyiriza ukaba umwana wayo neza, ngo irebe neza ko uri uwo kwizerwa. Haleluya. Ntabwo tuzi igihe uzamara i Yeriko cyangwa kunyura i Yeriko ngo bitwara igihe kingana gite. Ushobora kunyura mu kigeragezo cy'imyaka 3, ariko nagira ngo ubwire ngo ni ngombwa kunyura i Yeriko ku muntu wese. I Yeriko nta cyiza kihaba. Mwibuka Abisirayeli bageze i Yeriko batangiwe n'igikuta gikomeye, kugeza igihe Imana ihagurutse umugaba w'ingabo zo mu ijuru agahagurukira kurwana n'igikuta giteye ubwoba cyitwa i Yeriko. Hari igihe umuntu yugarizwa n'ikibazo bikaba ngombwa ko ijuru ryihagurukira. Hamwe ugera ugasenga aho so atagira icyo agufasha, aho anko wawe atagira icyo agufasha, na bamwe mwiganye cyangwa mwiganye ntihagire ugira icyo akumarira, bikaba ngombwa ijuru ari ryo riza kugutabara. Imana yacu ishimwe cyane. Mwibuke i Yeriko nta cyiza kihaba. Muribuka Yeriko hari amazi akereta, uwayanyoye wese ntabwo yabyaraga. Elisa niwe wakemuye icyo kibazo agiye ku isoko. Imana yacu ishimwe cyane. Yeriko murayizi nanone habaga abagabo bagufiya bitwaga ba Zakayo. Yeriko murahibuka habaga ya mpumyi yitwaga Barutumayo yahoraga isabiriza ku muhanda. Muribuka wa mugabo wamanukaga i Yeriko ibintu byamubayeho. Mwibuke yuko na Yesu ava i Yorodani kubatizwa na Yohana yahise ajya i Yeriko gusenga, aho yageragezwaga na Satani. Imana yacu ishimwe cyane. Nta cyiza na kimwe kiri i Yeriko, ariko ni ngombwa ko umuntu ahanyura kugira ngo atungane kubw'urukundo rw'Imana, yemere kuba umuntu yemere kugeragezwa. Haleluya. Kandi nagira ngo ubwire ngo kunyura i Yeriko ni ukugira ngo umuntu akure mu gakiza, hanyuma azafashe n'abandi. Iyo Imana yemeye yuko imfubyi, ibigira ngo imfubyi zose zizakwibonemo, cyangwa ejo uzigisha imfubyi nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko nagira ngo ubwire ngo numara kuva i Yeriko uzafasha benshi, kuko ubuhamya bwawe buzakiza isi yose, kuko Imana yaguhinduye uwo ishaka uba we. Niyo mpamvu biri tubwira mu Baroma 8:28 itubwira ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko Yeriko yakuvugishije byinshi, ukumva ko Imana yakwanze, ukumva ko ari wowe wababaye. Menya yuko urugendo rukomeje. Yesu yarengeje amaso umusaraba, abona ibyishimo bimutegereje. Dukwiriye kurenza amaso umusaraba, tukamenya hirya y'umusaraba, hirya ya Yeriko hari ibindi byiza. Mwibuke ko barenze Yeriko, ubwoko bw'Imana bahise bagera i Kanani. Ntibongeye kurya amana, ahubwo barahinze bareza. Imana ibahe igihugu gitemba amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Toro ry'Imana, birashoboka ko umaze igihe kinini mu butayu uri mu Rwanda n'i Yeriko, ariko birashoboka ko ariyo ya nyuma ugiye guhitira mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo bakomeje kuri Yorodani. Yorodani ni hantu ki? Niho turimo turagera ku musozi.
ariko nagira ngo wisuzume uyu munsi umenye ni hehe aho uri, ni hehe uyu munsi ugeze. Haleluya, haleluya. Turacyari ku rugendo rw'umukristo. Tuvuye i Yeriko tugiye gukomeza kuri Yorodani. Turimo turiga urugendo rw'umukristo. Gilugali, Beteli, Yeriko no kuri Yorodani ni ahantu hane Imana inyurana n'umuntu. Imana yacu ishimwe cyane. Biratubwiye ngo hanyuma bakomeje Yorodani. Yorodani nayo irakomeye, ariko ni ahantu Imana yiyerekanira mu buryo bukomeye. Ni ahantu Imana ishyira abantu ku rundi rwego. Murazi ko umuntu wize primaire atajya gusaba akazi hamwe n'umuntu wize kaminuza. Iyo Imana ikwigishije ibikomeye, iba izagukoresha ibikomeye bitewe n'aho yakunyujije. Nshuti yanjye, nubona umuntu abwiriza afite amavuta, ntuzifuza amavuta ye, uzaba wifuje imiruho ye yarushe n'imibabaro yababaye, inzara yashonje n'uruvugo yaba yaravuzwe n'ibindi byose. Amavuta ava mu kwihanganira ibigeragezo. Gusigwa amavuta kwawe kuzangana n'aho ugejeje wihanganira ibigeragezo. Amavuta uzagira mu buzima azaba agejeje aho wagejeje ubana na Yesu. Imana ishimwe cyane. Torero ry'Imana. Yorodani rero ifite amateka akomeye. Yorodani ifite amateka akomeye kuko niyo igabura niho Abisirayeli, niho haje itandukaniro Abisirayeli n'andi mahanga. Mwibuke ko Imana yahagaritse Yorodani, Abisirayeli baratambuka ibirometero birenga 26. Wibuke ko Namani yagiye muri Yorodani arwaye ibibembe, akikira 7 inshuro 7, ibibembe birakira. Wibuke yuko muri Yorodani niho Yesu yabatirijwe, ni naho Yohana yabatirizaga abantu. Ni ahantu umuntu agera Imana igashira itandukaniro hagati ye n'abanyamahanga. Yorodani isobanuye ikigeragezo umuntu yambukisha kwizera. Iyo umuntu ageze kuri Yorodani yiga kubaho mu buryo bwo kwizera. Ntabakibeshwaho n'umushara, ntabakibeshwaho n'ibifatika, ntabeshwaho nuko akomeye, ntabeshwa ahubwo abeshwaho no kwizera. Haleluya. Nukuvuga ngo hano ubuzima bw'umuntu buba bwarabaye imvange n'ubuzima bwa Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Mwibuke ko Eliya na Elisa bahageze, Eliya yafashe umwitero we akawurambika kuri Yorodani, amazi agahera ko agacikamo 2 bakambuka. Uwo ni umurimo wo kwizera. Natwe dukwiriye kugera ahantu hakomeye Yesu akiyerekana bwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwibuke ko Abisirayeli bambutse Yorodani bagahita bagera mu gihugu cy'amasezerano. Iyo uvuye kuri Yorodani uba ugiye kuba mu migisha y'Imana. Yorodani ni ahantu Imana inyuze umuntu hakomeye, ariko nanone ikamukoresha ibintu bikomeye mu bwami bw'Imana. Haleluya. Torero ry'Imana. Ndagira ngo mwibutse ngo twaganiraga ku magambo cyangwa twaganiraga ku rugendo rw'umukristo. Iyo umuntu anyuze Gilugali agakebwa, agahinduka akaba umwana w'Imana, akakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we, yarangiza agahita ajya i Beteli mu nzu y'Imana, akaza aho baramya bahimbaza, agatangira kuba umunyamugisha, agatangira kwakira imigisha yo mu gakiza k'Imana. Hanyuma Imana igatangira kumugerageza, ikamunyuza i Yeriko kugira ngo imucure inkamba zose zimuvemo, abo wo kwizerwa, agira agakiza kazima k'umuntu wageragejwe, hanyuma azaba umunyamugisha, azabera umunyamugisha abandi.
akava i Yeriko azabona kujya muri Kanani. Ndagira ngo nsoze ndimo nkubaza ngo ugeze he ugenda na Yesu? Mwanyuranye i Gilugali se? Warakebwe? Nta ngeso za kameze zikukiziringaho? Ibyo waje uhunga ntibyagukurikiye mu rusengero? Ubuzima bwawe burangwa no gukizwa? Ese ujya wibuka yuko uri urusengero rw'Umwuka Wera? Ujya ugira igihe cyo gusabana n'Imana muri urwo rusengero? Tekereza uko ubanye n'Imana i Beteli. Yeriko, we wageze i Yeriko uhabaye ute? Aho ni waba ufite amaganya? Iki ni igihe cy'uwo ari we wese yo kwisuzuma urugendo rwe n'agakiza. Muri uru rugendo rw'umukristo, muri uru rugendo rwawe ujya mu ijuru, uri hehe? Wanyuze i Beteli? Warakebwe? Wakiriye Kristo n'umwami w'umukiza wawe? Iki ni igihe cya buri wese kugira ngo yisuzume. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ukwiriye gusuzuma urugendo rwawe, kuko ntabwo wagera i Beteli utaranyuze i Gilugali. Nta nubwo ushobora niba utarabanye na Yesu i Beteli, biragoye kugira ngo uzambuke Yeriko. Biragoye kugira ngo wambuke Yorodani. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo abera bo mu isi ari bo Uwiteka yishimira. Uwo ni umuntu wamaze kugera i Yorodani. Abo bantu b'Imana ibita ubwoko bwatoranyije. Abantu bambutse Yorodani, Imana izabaha umugisha w'umwihariko. Eliya yahise imuha imigabane yikubye kabiri. Muribuka ko ariho Yesu yazamutse agatanga impano nyinshi n'imigisha myinshi. Ugezeho ugendana na Yesu? Mwanyuranye i Gilugali? Warakebwe? Imana ibagirire neza. Imana ibahe buri wese kwisuzuma muri uru rugendo. Imana ibishimire muri uru rugendo. Mana, ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, nguhaye icyubahiro papa. Turagushimiye mwami wanjye yuko ukidukomeje muri uru rugendo. Haba abamaze kunyura i Gilugali bakaba bamaze kukwakira, haba barigeze i Beteli barimo kwishimira imigisha yo mu gakiza kawe. Data mwami Imana, haba abageze i Yeriko barimo gucurwa, bari mu kigeragezo, mwami ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana ishobora byose ubahe imbaraga zo kwihanganira ikigeragezo, ubahe imbaraga zo kwihanganira i Yeriko. Mwami Imana, gitare cy'amahanga, nsengeye ubwoko bwawe bumaze kugera kuri Yorodani mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami Imana data wera w'Isirayeli, imbaraga zawe wiyerekane mwami ku buzima bwabo, wiyerekane mwami Imana data wera w'Isirayeli, nk'uko mwami igihe wavuze ngo dere umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Data, nk'uko wahamirije Dawudi yuko afite umutima wishimira, nk'uko wahamirije Yobu mwami Imana, ndakwinjiza Uwiteka ubahamirize. Ndagushimye mwami wanjye, nguhaye icyubahiro mwami. Reka buri wese mwami urizumva buno butumwa mwami umuhe imbaraga zo kugera kuri Yorodani, umuhe imbaraga zo kwambuka Yorodani mu izina rya Yesu. Urakoze byiringiro bizima, icyubahiro ni cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza.